Muri iyi video rero tugiye gusobanukirwa n'imirire myiza, uburyo warya kugira ngo ugabanye ibiro. Nk'uko mubizi rero hagati ya 80 na 90% kugira ngo umuntu agabanuke ibiro bibera mu gikoni cye, bibera ku isahani ye. Niba warasobanukiwe n'isahani yawe cyangwa se niba ugiye no kubyiga muri iyi video, tugafatanya tukarebera hamwe uburyo warya kugira ngo ugabanye ibiro, numenya rwose uburyo isahani yawe yaba imeze, hehe no kongera kubyibuha ukundi kandi n'ibiro ufite bizahita bigabanuka. Nagutindiye rero, reka dutangire na video yacu. Ariko banza unyemerere nkubwire ngo karibu kuri Yaduhire channel, uri agaciro kanini rwose kuba wafashe umwanya ukaza kubana nanjye muri iyi video. Tugiye kureba imirire myiza yatuma ugabanya ibiro. Nkuko rero mubizi, kugira ngo umuntu agire ibinure kunda abyibuhe, akenshi biterwa nuko arya ibintu ntabashe kubisohora. N'urugero, umubiri nimba ufite isukari nyinshi ntuyikoreshe, niba ufite ibintu byinshi, ibiryo byinshi ariko ntubikoreshe, hagasohoka bikeya, ibindi birashaka aho byibika bisigaye ari byo bizikoramo ibinure. Hakaba kandi muri ibyo byinshi si ibiryo gusa, hari na stress yakongerera, hari ama hormones yo mu mubiri, hari ibindi bintu byinshi wagira mu mubiri bikakongerera ibiro. Ariko rero niba ikintu cya mbere ari ibiryo byabaye byinshi mu mubiri, cyangwa se washyize ibiryo mu mubiri utakagombye gushyiriramo cyarimwe, reka twige uburyo twarya, dusobanukirwe uburyo twarya, ubundi tubashe kugabanya ibiro byacu byoroshye. Ubu rero tugiye guhera igice cya mbere cy'iyi video, kigiye kuvuga ku binyamasukari n'ibinyampeke, ibintu bifite carbs cyangwa se les glucides. Iyi video tugiye kureba les glucides, kuko nusobanukirwa na glucides cyangwa se carbs icyo bivuga, icyo ari cyo, icyo ugomba kurya, icyo utagomba kurya, rwose nkubwije ukuri ko ibiro byawe bihita bigabanuka. Carbs rero ni iki? Ziha iki umubiri? Ese ugomba kurya carbs zimeze gute? Nizi ugomba kwirinda kugira ngo ntubyibuhe ugire ibiro wifuza kugira. Carbs ziha umubiri isukari ukeneye, noneho iyo sukari igaha imbaraga umubiri wacu dukoresha buri munsi. Rero dukeneye isukari mu mubiri kugira ngo tugire imbaraga. Muri izo carbs habamo carbs nziza ziha umubiri imbaraga ukeneye ziringaniye, hakaba na carbs zindi twakwita ko ari carbs mbi ziha umubiri isukari nyinshi, bityo iyo sukari yaba nyinshi umubiri ugashaka ahantu uyibika ugakoramo ibinure. Rero ubu tugiye gusobanukirwa n'izo carbs nziza n'izo carbs mbi, tumenye izo carbs mbi tuzirinde cyangwa se tuzigabanye, bityo nitubisobanukirwa hehe no kubyibuha ukundi. Muri izo carbs rero mbi nizo tugiye guheraho, ko tugiye guhera ku bintu turi bwirinde. Harimo ibintu bifite isukari byakorewe mu ruganda. Ibyo ngibyo harimo ya sukari ya yindi tugura muri magazi tugashyira mu cyayi, hakabamo ya makeke ya yandi aba arimo isukari yakorewe muri magaze, hakabamo kandi amafanta, amaji, amashokora aryohereye, ariya y'umweru cyangwa se ariya yindi atari shokora z'umukara, hakabamo mbega n'ibintu byose byatunganyijwe mu ruganda bakongeramo isukari kugira ngo biryohere. Izo ni carbs mbi, zikaba ari na carbs zo kwitondera kuko ziha umubiri imbaraga nyinshi cyane ako kanya, isukari nyinshi, noneho umubiri ntubashe guhita ubisohora ukagira ibyo usigarana. Ikindi kandi kibi cyabyo ni uko bizamura isukari yawe
ikajya hejuru, ugasanga insuline yawe ntago yazamutse, yagiye hejuru. Urumva ko ni carbs zo kwirinda, ni carbs rwose ubishoboye wazireka burundu, ubishoboye fanta wayireka, ubishoboye amaji, iyo sukari ushyira mu cyayi, ushyira mu gikoma cyangwa se ukabigabanya, ni byiza ko ubyirinda. Hakaba kandi izindi carbs, ibindi bintu bifite carbs nziza twita ngo ni carbs nziza, harimo imbuto, hakabamo imboga, hakabamo kandi na bya bintu byera mu butaka hasi bakura, harimo ibirayi, ibijumba, amateke, imyumbati, ariko hari n'ikindi nanone kibamo, habamo n'ibishyimbo, hakabamo lentille, hakabamo ingano, hakabamo uburo n'ibindi byinshi. Izo carbs nziza rero ni byiza kuzifata, umubiri uba uzikeneye ariko ukiga uburyo uzifatamo. Naho carbs mbi rwose ubishoboye wabyirinda cyangwa se ukazigabanya, kuko zo ntago ziha umubiri intungamubiri gusa, ziwuha intungamubiri, imbaraga umubiri uba ukeneye, ariko nanone zikangiza byinshi kuko zizamura isukari, ukaba wasanga rwose ugize isukari nyinshi mu mubiri, zigatuma ubasha kubyibuha. Ubishoboye wazirinda cyangwa se ukazigabanya. Carbs nziza rero zo nazigabanyijemo ibice 4, aribwo igice cya mbere kirimo ibintu bakura mu butaka ariko nongeyemo n'ibitoki byera hejuru, igice cya kabiri habamo imboga, icya gatatu hakaba harimo les graines, twa tubuto twera, harimo amasaka, hakabamo umuceri, hakabamo nanone igice cya kane kikabamo ibishyimbo. Noneho izo carbs nziza zo wemerewe kuzifata buri munsi rwose, wazifata buri munsi guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Warya ibirayi buri munsi, warya ibitoki buri munsi, warya imyumbati, amateke, ibikoro n'ibiki, ariko no kumenya uburyo ubirya. Mu kubirya nko muri uzabanza urebe se nizihe ngiye kurya. Carbs twashyize mu gice cya mbere, carbs nziza twashyize mu gice cya mbere harimo ibintu ukura mu butaka, twongeyemo n'ibitoki. Nuzirya ugomba gufata 1/4 cy'isahani yawe. Nurya ibirayi uzafata 1/4 cy'ibirayi, nurya ibitoki 1/4 cy'ibitoki, imyumbati ni gutyo. Ntabwo uzabicurika ngo ufate ibirayi byinshi, imboga zibe nkeya, inyama cyangwa se ibishyimbo bibe nabyo bikeya. Oya, ibirayi ugomba gufata bikeya, imboga zikaba nyinshi, ibitoki n'ibindi byose nuko ugomba kubigenza. Noneho ubwo rero numenya ko ugomba gufata 1/4, ugomba gufata none ukajya mu bundi bwoko, ibintu bifite carbs twashyize mu kindi gice, ariho harimo imboga. Imboga zo mu kuzifata zo wafata nyinshi rwose, wafata n'isahani yuzuye. Niyo mpamvu mu kurya uzasanga isahani yawe 1/2 ugomba kucyuzuza imboga, kuko izo mboga zo akenshi nta sukari iba irimo, cyangwa se harimo isukari, harimo isukari nkeya, kandi harimo intungamubiri nziza, harimo fibre zihagije, igifu kubisya biba byoroshye, nta nubwo zituma ufata ibiro. Ariko kuri hahandi ku birayi, ku bitoki ho ushobora gufata ibiro uramutse uriye byinshi, kuko hari bibamo isukari iri naturelle. Ibirayi bibamo isukari naturelle, n'urugero ibitoki bikaba birimo isukari iri naturelle. Ubwo rero urumva iyo sukari iri naturelle nayo nufata byinshi, isukari naturelle nubwo ari naturelle nayo izazamuka mu gihe uri gushaka kugabanya ibiro, kandi isukari ariyo turi kwirinda. Ubwo rero urumva ko ugomba gufata 1/4 cy'ibirayi, ibitoki, imboga ukazigira nyinshi, ugafata 1/2 cy'isahani yawe. Ubwo urumva ko isahani yacu ibirayi twabigize 1/4, ibitoki, imyumbati, bya bintu byose bakura mu butaka, twongeyeho n'igitoki. Kandi nanone hakaba ubundi bwoko nabwo, hahandi harimo les graines, n'urugero nimba uriye umuceri, ariko wa muceri wa kaki, atari umuceri w'umweru, umuceri uri complet, udasa n'umweru, sinzi nimba rero bita kigori, nuwufata nawo uzafata 1
cya kane. Hakaba nanone ubundi bwoko bw'ibishyimbo na rantiye. Ibishyimbo byo binabamo poroteyine bugatanga n'imbaraga, nabwo uzafata kimwe cya kane. Rantiye nazo ni nziza, uzafata kimwe cya kane. Nizere ko musobanukiwe, ariko ni byiza ko nongera nkabisubiramo kugira ngo tubyumve neza. Ibirayi aribyo bibamo carbs nziza, ariko twashyizemo ubwoko bwa mbere, ibintu bakura mu butaka, tugashyiramo n'igitoki, tugashyiramo umuceri uri complet, ibyo byose tugashyiramo, ubwo harimo na ya mitsima yose, kawunga, ibintu byose, kuko kawunga nayo ni ibigori wasekuye byose, ibyo byose turabishyira aho ngaho. Turafata kimwe cya kane, kuko nurya byinshi rwose ushobora kubyibuha. Noneho imboga turafata kimwe cya kabiri, ibishyimbo dufate kimwe cya kane nabyo, cyangwa se rantiye kimwe cya kane. Urumva biroroshye no kumenya isahani yawe uburyo uri buyipange. Nubicurika rwose ukajya ufata ibirayi akaba ari byo ugira kimwe cya kabiri, imboga ukazigira kimwe cya kane, nibyo urarya uhage. Ntago ari byo nari nibeshye, urarya uhage. Ariko nanone mu gihe uri kugabanya ibiro ntacyo uba uri kugabanya, kuko umubiri uraba nanone uwuha imbaraga nyinshi kurusha izo uri busohore. Ntarasoza rero, reka mbanze nkwereke uburyo isahani yawe yaba imeze. Iyo sahani nakubwiye iriho ibintu bifite carbs nziza, ariko nanone tugomba kugabanya, tugafata kimwe cya kane. Urugero, hano hariho ibirayi, urabona ibirayi ni kimwe cya kane, imboga ni kimwe cya kabiri, ibishyimbo ni kimwe nabyo cya kane. Ibirayi urabona ni bikeya, ibishyimbo nabyo bingana n'ibirayi, noneho imboga zikaba nyinshi. Nuko isahani yawe igomba kuba imeze. Aribyo nabyo ku muceri, urabona ahangaha ni umuceri wijimye, ntabwo ari wa muceri w'umweru. Hakaba umuceri ni kimwe cya kane, inyama ni kimwe cya kane, noneho imboga nazo ni kimwe cya kabiri. Urabona ko iyi sahani rwose nuyirya imeze gutya, ukajya urya isahani imeze gutya buri munsi, ntago uzabyibuha, kuko umubiri uzagenda ufate imbaraga rwose zihagije muri ibyo biryo, ukore neza, noneho ubone n'umwanya wo kugira ngo utakaze ibinure. Nyamara rero ngushimire, nizere ko iyi video yagushimishije, wafashe umwanya ukabasha kwiga imirire myiza. Ubutaha video ya kabiri nabwo tuzakomeza tuvuge kuri proteine, ukuntu warya proteine, ingano ya proteine ugomba kurya. Niyo nzakurikizaho ubutaha. Nimba hari ikibazo utumvishije neza ukuntu wabasha kugabanya isahani yawe, ubaze hasi muri comment. Nyemerera ngushimire rero nanone ko wabanye nanjye ugatangira iyi video ukayirangiza. Naho ubutaha, ufite ikibazo wabaza kuri email iri muri description y'iyi video. Naho ubutaha, bye bye.